ngo bukwe nese kitumvishe niki nese sheri amafaranga naguhaye nisi si wankundaga phone naguhaye shiri twarura kubirarika nagira ngo tubane none ngo bukwe kamva ibintu byo mu mwaka utaha tubane ako reba yungo sita ndakurikira n'imyaka mfite mu rugo bamaze kundambirwa mbonye umusozi uzanjyana kuwa kane kuwa kabiri tuzafata irembo kuwa kane tujye mu murenge kuko dusezerana nase ubwo urumva ibyo njye nabyitesha tumeze neza ntari shana bakomboye pe yego nuko shana nje nuko pe nuko nyine bukuze nsoza mu ntoki gusa ahubwo wamuhobera koko shana ari pe shana sawa ntari waje n'ibipira byose wakeneye oya nesa imbeho yari ahantu nyine kimeze nk'ibyumba akose ndebera n'ukuri na bodaboda wasandije ku musozi oya cyiza inkweto rero n'akakumbi kakurenze mfite agatambaro inturuka induba hariya nyine uzamutse ugasanze ugahita ugera ku kimoteri oya ntabwo ari ku kimoteri duteye ku kimoteri iya abantu barahaba nyine hirya aho gutya nakumbuye nyine nari nakwiteguye si kubibona ndi kubibona byo pe kubona siko waje n'akamazanye ko namba nakwiteguye shakanu se cyane gukomba ndufite ra shamba ndufite twinshi ufite n'amafaranga amafaranga shamba none nagize n'Imana ingurube yanjye yabyaye 12 nukuri ubu nagurishije ibibwana 4 so reba je neza ariko inje neza si ibyo gusa nzagumyana naguhe byinshi cyane ntabwo nyine waje utabona ako nagari wa different barayibye different mfite muri mazi ko nese we ko nje mbona umamagaza iyuriya muntu wundi ngo muturanye ubu nta murongo uriho nyine na telefone mfite barayibye none se nyine wako nashaka gusaba pasi ntacyo sheri guko basiko nawe uzi kuvuga sheri ko kuri Nelson gara ahantu hageze umujyi nyine uhaheruka yenda kera ariko hageze nta yaba atarageze umujyi abamba meze gutya cyo urake tabara yaje kandebera akomeze neza bimeze cyayi nawe nuko pe asa neza nyine usubona gwa gutese no maranga amaka telefone z'abandi birite nanjye nyine nagiraga ariko urabona utwo tuntu ngwaye no nakabwana nagurishije ariko nzemera ngurishe na nyina kubwawe pe nyine urumva ayangaya ntabwo hafa mu telefone basi gusuragira ngo tubigenze gute nyine nesi nakono wafasha ko bisiga meze neza muri iyi minsi kugufasha se ko mfite ka gatushi se nini ubushaka iyi umfashe no kuri nyine wa basi tachi nyine to kali ona ifite na mbere ese ko na nintuza na gatushi hamagara wagwa ka gatushi hari icyo oya basi tachi sibyo sonda ndagukunda pe ndagukunda cyane ufite akantu se tukuzamo simukade rega nayo nkayamuze narayiriye njyewe twese sobesundishane wewe wajibeka telefone nziza shaho ufite se akantu ngo dukuzemo dusimukade twanje sikuzi na phone nje nzibona bari kuzabamaze kuri televiziyo binini reka gaje yaziye narayiriye mitanyigura mibaciye 240 gaje bari bamuye 25 cyose wowe yonge wayema shayi koko mana shayi koko nese sheri ko nta kintu ntazigera nguha kankoremo dusimukadi ngoza nutwawe sureba ndaza gushyira mu simukadi mu kanya shano kuri pe nta kintu ntazaguha rwose isuwe mana shini wanjye wanjye nse ngukunda cyane merci banda we tikatugiye na gufoto basi ku munsi wa mbere yimereyeho no wiga basi seka reka ngire sigira ubwoba yanjye oya reka dufate ifoto ntari bisheri oya tubyorere byo ngibyo umupira wihorera ku mupira we nta n'ingofero oya utakugaragara mu
amaso burya se ubu urabona bitameze neza ngo fata gutya batabibona ko ndi umunyacyaro ntabwo mbivuze narengize ngo akomeze neza ameze neza ubwo rero ariko njye uzajya uhamagara gusa mbabarira njye gunda simukadi windire simukadi njye uzajya uhamagara gusa riri turajyana kuri simukadi ufite nimero yawe ntazajya undi muntu uyiguhamagaraho shomani ntukurerega uba waneye ubwoba ko ari wowe uyiguze se shoba waneye ubwoba pe umusishije n'ubundi ko nkunda ntabwo ushaka kuzajya kunyereka mu rugo cyangwa se nibyo ndi gupanga ababyeyi bakabimenya byanshimisha nibyo ndi gupanga ariko hari udutafari nashaka kuzabumba muri iyi minsi kandi amatafari urabona kujya kunyereka iwanyu ntacyo noneho muri iyi minsi nzakujyanayo nka reka uyu mwaka ubanza urangire ku mwaka wose hari ikibazo se wapipe umwaka ni munini uzi kuvuga wenda ngo mu cyumweru gitaha tukajyayo reka icyumweru gitasha reka basi reka amezi 8 sibyo umwaka ni mwinshi ntabwo tugereza komana amezi 8 se ntabwo yategereza basi ngo muri cyo cyumweru sheri basi agaka kumusaza narakariye ingurube naraye nubundi uko byicuza so we ntago mbyicuza ahubwo nuko ubu no gusubira mu rugo muri iyi minsi bitaribakirana banyiciye ifone ariko uzana nayikuye nagurishije gaje ya papa urumva no guhita musubira mu maso yanyica neza reka amezi 8 tuyibagizanye noneho duhite dusubira mu nyuma y'amezi 8 okay basi nta kibazo nta kibazo ameze ndumva cyiza amakuru ni meza ni fresh ameze neza meze neza niko tugwiriyemo nisiko mbase ikibazo mfite kigera hano nahita nibaza uyu mutipe muraziranye ni mushiti wanjye ngo ni umushiti wawe akaza hano ni se kintu cywaye umukobwa muraziranye ni inshuti yanjye uyu nguyu ni inshuti yawe ukamusanga mu rugo ariko inshuti zirasurana nta kibazo ahubwo ibyo tubyihorere akubwira ko naguze imodoka nabyumva nyine wowe ntabwo ari imodoka gusa nujuje n'inzu hari utuntu twari kandi turimo ntekereza ko ndari nzayikugezaho ukayireba tonto hari utuntu twari turimo waburetse gato gira niko nyine iriya gahunda niyo nari ndi kukubwira wagiye twari turebe byagenda bimaze ku kafone nkubwira ko nzajya kukwereka mu rugo hagiye wabibuke se ibintu byo mu mwaka utaha se wazi ibintu byo mu mwaka utaha se hari ikibazo shobora kugira umwaka utaha ku mwaka ni munini umwaka 8 amaze kugeraho ntacyo rero ubwo nabigabanya amezi 8 aya amezi 8 basi watse kubangama oya ntago ari ukubangama ushaka kunyumva kuva ryari upanga ubukwe n'uyu muhungu nanjye kuzajya kumusura mu rugo iwawe nyine n'umushiti urumva aba yaje hano mu rugo nanjye nagomba kuzajya iwabo kuhamenya uramutse uzi gahunda afite kuri wowe ntabwo wamuha umwanya ushaka kuzimenya zikubwiye nta kibazo basi muteze amatwi urabizi ko ngukunda yego napangaga ko kuwa kabiri twaza gufata irembo mu rugo iwanyu ariko umutipe afite icyo kibazo waretse basi waretse akaba asohotse tukatira iyo ngo yasohoke wose kare ushobora kumpa umwanya ndabyumva nyine cyo basi reka kumusukutanga byo nkubangamira uyu umwanya nyumva kubwira gahunda mfite uko ndi kwihuta ikorera ku gihe
kuwa kabiri twari dufite gahunda yo kuza gufata irembo mu rugo. Kuwa kane tukajya mu murenge, sibyo? Then next Saturday tukakora ubukwe. Alright? Ngo irembo umurenge. Si ibintu byiza byo kwishimira nyine n'umushitsi wanjye. Ako baby. Uza ubukwe bwanjye no guye mutipe gute? Ushobora kunyumva? Agomba kwishima w'inshuti yanjye nawe rero se ubukwe bwande? Ngo ubukwe nese kitumvisha niki? Nese sheri amafaranga naguhaye nese si wankundaga? Phone naguhaye se sheri twaruko ndariko nagira ngo tubane none ngo ubukwe kandi ibintu byo mu mwaka utaha tubane. Ako reba yungo sida ndakurikirana n'imyaka mfite mu rugo bamaze kundambirwa mbonye umusore uzanjyana kuwa kane kuwa kabiri tuzafata irembo kuwa kane tujye mu murenge kuko dusezerana ese ubwo urumva ibyo njye nabyitesha babipanze ryari kutambwiye umva shiri banze ugenda ushaka amafaranga kumva ubaka inzu ubone gushaka urukundo shiri sida ese ubwo abasore batarubaka badafite n'imodoka ntago tuzashaka banze ushaka ibyo byose uguze mu rukundo wifuza. Sheri komeze nkubwira imishinga ihari. Nakubwira ko kuwa kabiri dufite gufata irembo, kuwa kane no murenge, kuwa gatandatu no gusezerana. Ahubwo waba witeguye nawe? Sheri gatwe ubwoko bwo tuba twiteguye. Wari witeguye? Tuba twiteguye pe. Nawe utinda gato yahaje kuva. Bivuze ngo nize gato yabaye tugenda. Ufite n'abandi? Oya nawe ariko abonetse urumva nawe afite abandi? Fete ntabwo naza hano ntiteguye. Nditeguye cyane rwose. Ndetse kiragiye naguhaye kuri njye ntubari cyo. Umushiti wanjye uragiye se? So mbaye ibintu banyine tu. Wakoze kuza. Ako se nawe reba kamboda.